ishobora byose, uri data wa twese mwiza, turagushimye ko uri umukunzi mwiza, turagushimye ko uri Imana izi kurinda, wabanye natwe waturinze icyubahiro kibi cyawe, wagize neza mukunzi mwiza, izina ryawe nirishyirwe hejuru, turagushimye ko uri Imana ishobora byose, turagushimye ko watubereye umubyeyi, Mana icyubahiro n'ikibi cyawe, akanya nk'aka rero mwami, turagushimye ko wadushoboje kuza ku Cyizere TV, uyu ni umwanya ukomeye cyane, uyu ni umwanya tuvuga ijambo ryawe, izina ryawe rishyirwe hejuru, Uwiteka Nyiringabo, turakunezerewe, ntabwo biba byabaye ku bwacu, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe, nushyirwe hejuru nupfukamirwe, kuko uri Imana ishobora byose, Uwiteka Nyiringabo, turuhamagaye imbaraga zawe, turaguhamagaye kugira ngo udushoboze, nkweretse umwigisha ugiye kutubwira ibyawe, numwambika imbaraga, umushoboze kuko uri Imana ishobora byose, kandi Uwiteka we, tukweretse buri wese uri butwumve, kugira ngo abone impinduka muri we, mu izina rya Yesu, Mana mu byo akora byose abone impinduka, kuko uri umwami w'abami, kandi tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu, na kameramani wacu tumusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Ngaho nyemerera rero ukomeze ubane natwe duteze amatwi icyo ushaka kutubwira, urakoze kubyumvise, tubisabye twizeye izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Amen. Imana yacu ni ishimwe. Uyu ni wa mwanya rero tuba turi kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ni umwanya tuba tugiye kurya. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Duhaye ikaze rero buri wese uri kutwumva ku Cyizere TV, nahabwa umugisha n'Imana. Njye muri kumva ni Mutuyimana Rachel, nkaba ndi umumama w'abana, nkaba mfite n'umutware. Haleluya. Mpaye ikaze rero na mugenzi wanjye ariwe mugabura w'ijambo ry'uyu munsi, nguhaye ikaze. Urakoze cyane. Uriteguye, urumva urimo neza? Ese waramutse neza? Haramutse. Amakuru ni meza. Ubonye Imana? Umeze neza se? Ndashima Imana. Amen. Ubonye ubyuka biremera? Nabonye Imana yugurura. Yakoze rwose. Haleluya. Imana ishimwe n'ukuri. Yagize neza kuba yatureze. Ndabona nawe yakurinze n'umuryango yaguhagazeho pe. Yanyimanye. Amen. Erega iba yatwimanye. Iba yatwimanye. Burya iyo ubyutse ubikemera, iba yatwimanye. Kandi ni iby'igiciro. Iba yakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Uzi ko iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Uwo ariko buri buzi urugamba iba yarwanye. Hari ibyo ubonesha n'amaso yawe. Hari n'ibyo utabona. Uzi nka buriya ikinguye, ukahita ureba ibintu biba bikwasamiye, wahita ugwa igihumuro ukajya muri koma. Nta kibi itakoze. Umva, iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Amen. Amen. Haleluya. Ndagushimira ko umpaye ikaze. Yego. Muri aya masaha yo kumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Amen. Nanjye mpaye ikaze abantu bose barimo kutwumva, banatureba, baduteze amatwi. Yego. Haleluya. Amen. Amazina yanjye ni yayandi, ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ndi umukristo. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Amen. Tugiye gusangira hamwe rero ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 91. Yego. Haleluya. Amen. Twumve icyo Imana idushakaho. Haleluya. Ariko buri arashe. Yego nisaze ura ntiwanansomera. Somera reka ijambo ngusomere rwose. Ntacyo bintwaye. Ubundi muri urugero n'ugusindagizanya tugafatanya cyane. Turi umwe muri Kristo Yesu. Amen. Erega Imana yaraduhamagaye. Haleluya. Iradutoranya. Imana ishimwe. Imaze kudutoranya, iradutsindishiriza. Imana Twambika ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ariko uyu mugabo yarakoze ntacyo atakoze. Ubu tugiye kuvuga ku ijambo kuba mu bwihisho. Yego. Mu bwihisho bw'Imana. Yego. Niryo jambo mbazaniye uyu munsi, tugiye kuvuga ku bwihisho bw'Imana. Umuntu uba mu bwihisho bw'Imana ukuntu aba ameze. Yego. Kuba mu bwihisho bw'Imana icyo bimaze, ibyo bitumariye muri iyi minsi ya none. Kuba mu bwihisho bw'Imana icyo bitumariye. Haleluya. Soma iryo jambo Reka dusome. Ubundi Umwuka Wera ararushaho kudusobanura, kuko twebwe abana b'abantu ntabwo twasobanura. Ariko Umwuka Wera, erega ngo uyu Mwuka Wera yaje ngo ntabwo abisiga nk'uko abisanze. Imana ishimwe. Amen. Somera mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu.
ni Zaburi ya 91 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Haravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe n'ukuri. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo haleluya, ngubaha mu bwihisho bw'isumba byose. Haleluya. Ngubaha mu bwihisho bw'isumba byose. Haleluya. Ariko urabyumva iryo jambo? Ndaryumva n'ukuri. Urimo urabyumva, urimo urabyuza ukaryumva neza. Ndaryuza. Haleluya. Kuba mu rwihisho. Kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Imana ishimwe n'ukuri. Ngo azahaba mu gicucu cy'ishobora byose. Mu gicucu cy'ishobora byose. Ntabwo ishoboye bimwe ngo ibindi ngo ibinanirwe. Oya, ishoboye byose. Byose muzi bibaho. Yaba ayo madeni ufite, yaba ubukene ufite, ubwo bukode, kwicwa n'inzara, ibyo bigeragezo bikugoye, ibibazo byose ubwo burwayi, uko kubura ibitotsi kubera ibibazo by'isi. Ngo uwo muntu ibyo byose uba mu bwihisho bw'isumba byose, ibyo bintu ntibizamutera ubwoba. Bivuze ko nta handi tugomba kwihisha, ni mu bwihisho. Ariko uzarebe nturi umubyeyi. Ndi umubyeyi. Iyo uzarebe iyo uhetse umwana urajisha ugakomeza, warangiza ugashyiraho wa mutaka ugatwikira kugira ngo imvura nigwa itamunyagira na rya zuba ritamwica. Amen. Ubwo ni ubwihisho. None se wowe niba uri umwana w'umuntu ugaheka umwana, warangiza ugashyiraho umutaka ukanajisha ukamenya kumusigasira, ukamenya yuko izuba ukamukingira izuba. Yego, ni nako Imana twebwe abana bayo, ibiremwa yiremeye, niko Imana yacu imeze. Nibwo buhungiro bwacu, nibwo bwugamo bwacu. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo ndabwira Uwiteka nti ni igihome kinkingira. Imana ishimwe. Ni igihome kidukingira. Haleluya. Ntabwo dukingirwa nuko dufite amafaranga menshi. Ntabwo dukingirwa nuko tubayeho neza. Nta nubwo dukingirwa nuko dufite imiryango ikomeye. Habe na gato. Uwiteka nicyo gihome kidukingira ku manywa na nijoro. Haleluya. Imana ishimwe. Uwiteka ni udukingira muri bya bibazo duhura nabyo. Yewe muntu urimo kunyumva, ndagira ngo ngutangarize aya masaha, Uwiteka ni ugukingira muri bya bibazo uhura nabyo. Uwiteka ni ugukingira muri bwa bukondo uhura nabwo. Uwiteka ni ugukingira muri bwa burwayi uhura nabwo. Uwiteka ni ugukingira. Ubundi yaza kuyatari wowe, ahaba ntabwo hakabaye hakibukwa, hakabaye waribagiranye, isuri yakabaye yaratembye ku bugingo bwose. Ariko Uwiteka ni ugukingira ku manywa na nijoro. Haleluya. Reka ibyari kuduhitana byari byinshi. Ariko Uwiteka araza aradukingira. Arangije araduhisha. Aduhisha mu bwihisho bwe. Aduhisha abarozi. Haleluya. Aduhisha ibico. Aduhisha akagambane. Yewe muntu, yewe munyarwandakazi, Uwiteka niwe waguhishe. Uwiteka niwe wakurwaniriye. Uwiteka niwe wakunyujije muri ibyo byose. Iyaza kuba atari Uwiteka, ntabwo ari uko wakabaye umeze. Haleluya. Uyu munsi ndabatangariza ngo muze mube mu bwihisho bw'isumba byose, kuko nibwo buhungiro, niho twabonye amahoro, niho twabonye gukira. Uwiteka uzaguhisha akakubesha muri uyu mujyi wa Kigali udafite shinge cyane rwose. Uba mu bukode, wanyuraho ukagenda bati wamubonye wamu kubera iki? Bwabwisho mwe turimo. Haleluya. Erega iri jambo
riranezeza iri jambo rijya rinkora ku mutima ndagira ngo ntangarize yemwe bantu murimo kutwumva haleluya haleluya imana ishimwe mureke tujye tunezererwa imana itandukanye n'abantu imana itandukanye n'ababyeyi ijya idupangira ikatubeshaho muri uyu mujyi wa Kigali ubundi wari mu ntoki mbabarira umbizi ukuri ariko ewe ngushubije amaso inyuma wari uko ubu uriwe muri iyi minsi ya none igeze ko atari ubwisho bw'uwiteka ni ubwihisho bwonyine niyo yandengeye niyo yarwaniriye niyo yakugize niyo umugore yangize umugore yatumye uhindurirwa amazina nyuma no kubyara ariko vuba bana we haleluya imana ishimwe ubwihisho imana ishimwe imana ihimbazwe n'uko ngo na mugiga uzi ko igiturinda ikaturinda na mugiga irimbura ikaturinda izi ndwara zose z'inzaduka ikaturinda izi ndwara z'ibyorezo igituba byaraduhitanye ni ukuri kw'Imana ubu se abantu bahitanywe na kovide bangana iki yewe muntu wasigaye iki kugira ngo usigare ni uko wari uri mu bwihisho bw'isumba byose kandi uzi ko iyi Mana yacu ntabwo ireba ngo urakijijwe ntabwo ireba ngo ntukijijwe hari abantu rero bibwiye ngo wenda ngo kuba muri ADPR niko gukiza hoya Imana ireba hose Imana ikorera hose Imana ihisha abantu bose abakuru n'abatoya abakomeye n'aboroheje Imana iraduhisha tukaba mu bwihisho bw'isumba byose haleluya amen n'igirobanuro nirobanuro erega buriya hari umuririmbyi waririmbye arangije aravuga ngo itorero ni rimwe mu moko atandukanye haleluya bivuze rero ko Imana yo ntigirobanuro oya ntabirebera hose icyarimwe haleluya Imana ireba ishobora kukureba uri hano ikareba n'uri muri Amerika ijisho ry'Imana biranatangaje ariko tekereza kugira ngo irebere hose icyarimwe ku isi yose iri kureba mu Rwanda iri kureba muri Amerika iri kureba mu Burusiya iri kureba mu bihugu byose uzi ko irimo kureba no mu bihugu birimo intambara byose irabibona ariko Imana ishimwe Imana yacu rero niryo jambo uyu munsi nabazaniye niryo jambo uyu munsi nabazaniye Imana ishimwe n'ukuri Imana yarakoze mureke tugume mu bwihisho bw'Uwiteka niryo banga nta handi tugomba kujya Imana ishimwe mwakire neza ijambo ry'Imana dushimira Imana Mana data wa twese uri mu ijuru inshuti nziza Imana ikomeye uri ubuhungiro bwiza Imana ihambaye ushobora byose bwihisho bw'abakwisunze haleluya turagushimiye amasaha nk'aya ngaya turagushimiye kuri Imana y'urukundo rwinshi warakoze mwana turagushimiye kubwira ijambo twumvise aya masaha haleluya nyemera mukunzi mwiza twumvise neza ngo kuba mu bwihisho bw'isumba byose ngo wazahwana mu giti cy'ishora byose nyemera Uwiteka Nyiringabo Imana reka iri jambo dusomye mu izina rya Yesu Kristo risohore mu matwi yacu uyu munsi reka Uwiteka Nyiringabo Imana rikora icyo warutumye mu izina rya Yesu Kristo reka buri muntu wese mwami Yesu rimubere ubwubwa